ariko reka mbabwira abarokore nimureke kwiga ahantu batazababaza. Niba twaragize amahirwe Imana ikatubwira ngo ibyo nkunda ni ibi, mwarebye ahangaha mukareka kureba imisatsi, mukareka kureba amaherena, mukareka kureba ipantaro. Aho si ipantaro itwaye iki? Ibagize ite? Ndashaka kubabwira ngo tugira agakiza kadashingiye ku migenzo, ahubwo gashingiye ku ijambo ry'Imana. Nibwo uzahora ugira ishyaka ryo gukora ibyiza, utandujwe n'ibituruka muri wowe, ukarinda umutima wawe. Ibi turi kuvuga turatoneka abantu, arantonetse buriya aramvuze. Oya, hari umuntu ujya wiyoberwa. Hari ahantu Yesu yabwiye abafarisayo ngo muzabona ishyano muri indyarya. Mwaragiye mu marembo mubuza abantu kwinjira, abashaka kwinjira mubabuza kwinjira, namwe ubwanyu ntimwaninjira ntimwanasohoka. Bivuze ngo twateje ambutiyaje. Kandi wajya kure ugasanga bateje ambutiyaje ni bande? Ni ba bavuga butumwa, ni ba baririmbyi. Umupagani nazana zakizwa gute? Mureke twisuzume. Ibi bintu ntago ariko bizahora. Ntago tuzahora duterana kuwa kane ngo no kuwa kane tuzagaruke Yesu azaza. Ariko ibice birindwi abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira ahari, babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye, bisobanurwa ngo zitashabitse mu mazi, kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanye, bakurikije imigenzo ya ba sekuruza. Kandi iyo babaga bavuye mu iguriro ntibaryaga batabanje kwiyiriza mu mazi ngo bare bahumanutse. Hariho n'ibindi byinshi bategetswe na ba sekuruza babo kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. Imana iguhe umugisha. Noneho jya kuri 14 usoreze kuri 23. 14 arongera ahamagara abantu arababwira ati mutega amatwi mwese munyumve, nta cyinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumane, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumana. Niba hari umuntu ufite amatwi yumva yiyumve. 14 nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Nawe arababaza ati mbese namwe mugira ubwenge? Nimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya, kuko kitajya mu mutima we ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo. Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. 20 aravuga ati ibiva mu muntu ibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu ibyo bimuhumanya. Amen. Haleluya. Imana imuhe umugisha. Tugiye kuganira ku bintu bihumanya umutima. Reka tuvuge kuri aba bantu bitwa abafarisayo. Abafarisayo bari abantu bagendera ku migenzo, bakagira ibintu bubatse nk'imigenzo bagenderaho, kandi bakibwira ko ariko gukiranuka. Noneho ngo umunsi umwe ngo basanga abigishwa ba Yesu ngo barimo barisha ibyo kurya intoki zidakarabye. Hano Bibiliya yavuze ngo zihumanye. Babaza Yesu ngo kubera iki abigishwa bawe barya batabanje kujabika intoki mu mazi? Kujabika intoki mu mazi nabyita nko gukaraba, batabanje gukaraba. Aha ngaha ku murongo wa 14 ngo arongera ahamagara abantu arababwira ati mutega amatwi mwese munyumve. Ndashaka ngo nanjye munega amatwi mwumve. Tutitaye ku migenzo, ahubwo twe turebe ijambo ry'Imana rivuga iki. Yesu arabyumva. Urumva abafarisayo bari abantu bahora bashaka ko hari agakosa babona kuri Yesu, babona uko bamunegura, babona uko bakritika, ibintu byose bashaka kubinegura kandi bakagaragaza ko bo ari abakiranutsi. Bumva ku kantu kuko basanze abigishwa barisha intoki zidakarabye, bumva nta kantu bagiye gufatisha Yesu kagaragara nk'ikosa.
arabumva arakura umuntu azana ikirego yakiremereje ngo dore muhizi ngo gutya na gutya na gutya runaka gutya na gutya ukavuga uti ko byagenda kose nyuma bajya bavuga ngo ndagutwitse ariko Imana yo yajya kubikemura ititaye ku buremere bw'ikintu igahita ibikubita hasi. Burya Yesu niko yakora. Uribuka igihe bafataga umugore wasambanye baramuzanye baravuga ati umva noneho rero turamwifatiye n'ibimenyetso bigaragara. Arangije aravuga ati umuntu utarakora icyo cyaha aba ari ufata ibuye arimutera. Ngo yarunamye yandika hasi. Yesu afite ukuntu yafataga ibintu abantu baremerejeho leta bishyira hasi cyane. Noneho nawe arabumva cyane ibintu bavuze. Arangije aravuga ati arongera ahamagara abantu arababwira ati mutege amatwi mwese munyumve, nta kijya mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanye. Kuba barishije intoki zidakarabye ntabwo ari byo biri bubahumanye. Ikiva inyuma kikajya mu muntu ntabwo ari cyo kimuhumanye, ahubwo ikiva mu muntu nicyo gihumanye. Arangije aravuga ngo niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be baramubaza bati, bamubaza iby'uwo mugani, nawe arababaza ati mbese namwe ntimuragira ubwenge? Muracyagira ngo umuntu ahumanywe nuko yarishije intoki zidakarabye? Ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanye? Icyinjiye mu muntu kivuye inyuma, za ntoki zidakarabye, kwa kurira ku isani itogeje, ntabwo ari byo bihumanya umuntu. Ngo kuko ikivuye inyuma atari cyo gihumanya, kuko kitajya mu mutima we, ahubwo kijya mu nda. Bya bindi uriya bijya mu nda bigasohokera mu nzira yacyo. Aravuga ngo kuko kitajya mu mutima we, ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo. Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Niyo inzira si ibyo kurya niho binyura. Aravuga ati ibiva mu mutima nibyo bihumanye, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta, gusambana, kwiba, kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya, iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi n'ibindi n'ubwibone. Murabyumvise ibintu bihumanya umutima? Haleluya. Ibyo wajyaga wibwira ngo ni nambara gutya ndabangumanye, nindisha intoki zidakarabye ndabangumanye, yego mu buryo bw'isuku. Simvuze ngo mujye murya mudakarabye, tugendane mu mwuka sibyo? Ku buryo bw'isuku turya dukarabye. Ariko bangaba abafarisayo turi kuvuga ku kintu cy'imigenzo. Imigenzo tukibwira ko ariko gukiranuka, nyamara ijambo ry'Imana ryo rirenga imigenzo, ahubwo tukayoborwa n'ijambo ry'Imana. Yesu arababwira ngo icyanduza umuntu cyangwa igihumanya si igiturutse inyuma kiza imbere, ahubwo ikiva mu muntu nicyo gihumanya. Baduha urugero bavuga ngo ibiganiro bibi, iby'isoni nke, ubwibone, kubeshya, ubusambanyi n'ibindi. Niyo mpamvu nababwira ngo uyu muririmbyi yasenze neza aravuga ngo hari icyo mpaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, ariko mwami unyejesha amazi n'umuriro niba ushaka nyir'ibyaha birimbura. Aravuga ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha, ngo ariko njya mbyibonamo. Ngo none mwami jya umboneza. Arongera avuga ngo nuntunganiriza ubwenge nzanezerwa kandi nzaguhimbaza. Ngo ariko umutima wera, haleluya, umutima wera niwo ushaka kurutaho. Niba twaje mu nzu y'Imana, unyemerera tureke ibintu by'imigenzo. Hari ahandi hantu tugiye gusoma muri Matayo ibice 23, baye bahandebera ibice 23 kuva kuri 25 tugeze kuri 28. Ndashaka kubabwira ngo tugira agakiza kadashingiye ku migenzo, ahubwo gashingiye ku ijambo ry'Imana. Nibwo uzahora ugira ishyaka ryo gukora ibyiza, utandujwe n'ibituruka muri wowe, ukarinda umutima wawe. Hari ahantu mu ijambo ry'Imana havuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Hari ibintu birindwa, sibyo? Uzarebe iyo ufite amafaranga,
ushobora gufata nk'akanoti k'ibihumbi 2 njya nkunda kubireba cyangwa se k'ibihumbi 5 ukakabika ahantu kavuga ngo iminsi mibi niza akanga kazandengera ukakarinda buri gitondo ukagenda ugasura ukareba ko karimo ugasanga karimo ati Imana ishimwe nyuma y'ukwezi ukongera ukagenda ukareba ugasanga karimo ukakarinda ntagira umwana uhagera ntihagire iki keraho ngo babikaga amafaranga mu ihembe bwari uburyo bwo kurinda kubika ubutunzi bwabo ijambo ry'Imana rirareba risanga abantu bazi kurinda hari ibintu bazi kurinda ariko ntibazi kurinda imitima yabo ijambo ry'Imana rikavuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa kuko ari iby'ubugingo bikomoka aha rero Yesu yagira ngo yigisha abantu ko ibyanduza ubugingo si ibyo bariye si ibyo bambaye si ibyo banyweye ahubwo ibintu bituruka muri twe ya magambo mabi kwa gusebanya kwa kubesherana kwa gutukana bwa busambanyi bwa bujura bwa bugome hari abantu twe turi kumwe mu kanya noneho umuntu umwe aransuhuza ariko ansuhuza ahuze ansuhuza ukuntu mbona ntanyitayeho ndavuga si uko niko wari ukwiye kunsuhuza kuko tudaherukana aragaruka ngo reka dusubiremo arongera aransuhuza ndambwa rero nuzajya unsuhuza ujye unsuhuza nk'uko nguko ko ngiye mu buzima bwanjye nanga indyarya nkanga n'umuntu w'ishyari niko nahise mubwira nanga indyarya nkanga n'umuntu w'ishyari ibyo ni bimwe mu bintu bihumanya umutima burangiye mu buzima iyo mbonye uri umuntu w'ishyari mpita mvanamo akarenge kanjye kuko burya umuntu w'ishyari nta kintu kibatagukorera burya umuntu ujya kubeshyera abandi aba yabitewe n'ishyari umuntu ujya kugusebya akakuvuga uko utari aba yabitewe n'ishyari umuntu ukugambanira ni ishyari umuntu mbese ikibi cyose gishingiye kuri iki cyaha cy'ishyari nanone burya umuntu w'indyarya hari ukuntu umuntu akaguhobera ariko inyuma avuga ngo aragatsindwa n'Imana ubu rero kizi ngo ndagikunda umuntu w'ishyari umuntu w'indyarya wa wundi ugusekera ariko mu mutima avuga turagatsindwa akagira gute iyo ngize umugisha nkamenya ko ari ukuteye mpita ngenda mvamo gake ukazajya gusanga se runaka ko tutagisabana kumbe ngewe navuyemo kandi mu buryo bwo kurinda umutima wanjye ngeyo nsanze uri n'umunyamagambo nanone ndakinga nshyiraho urugi kuko buriya nta kuntu ushobora kunzanira amagambo ngo ngendeke kuvuga yandi ntimuzabeshye nta muntu ukuzanira amagambo ngo nawe ureke kugira niyo washyiraho rimwe ariko uba wongeyeho nawe uba uhindutse umunyamagambo ariko mu buryo bwo kurinda umutima wawe niwumva umuntu akuzaniye amagambo ujye umbwira ngo umva jyana inkuru zawe zijyane nk'ubu hari umuntu ngewe ujya umpamagara ndabizi ko iyo ampamagaye ari amagambo aba ashaka kumbwira kubera ko naramaze kumumenya iyo ampamagaye ndamubwira ntumva ndahuze iyo mubwiye ndahuze kabiri iyi nkuru ziba zahoze buriya inkuru zirashyuha hari umuntu inkuru zishyuha zigashyuha akumva yabuze umuntu abwira akabura amahoro agahamagara runaka itacamo agahamagara undi mbese zibira inkuru zishyushye muri we yampamagara nticamo agahamagara uyu itacamo agahamagara uyu ni ukuvuga ngo aruhuka ari uko abonye umuntu abwira ya nkuru mu buryo rero bwo kurinda umutima wawe kuko wamaze kumusobanukirwa jya umbwira ngo umva ndahuze hari igihe umbwira uti ndi mu nama yahehe se kubwo kurinda umutima wawe jya ushyiraho urugi ukinge he nuguhamagara ko bwa ndi mu ishuri ubu abantu bose barimo bariga ndi mu mahugurwa yahehe se kuko nshaka kurinda umutima wanjye nese arampamagaye ugagiye kumbwira mama runaka urabizi baraye bamudiha yewe umugabo yamukubise yaraye avuze induru ariko se undi burarasenga kuko Imana itamutabara muri ibyo nta kiri bunyungure kirimo kandi ikibi cy'abantu uramuvuze nawe ejo bazakudiha kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ko wagenje niko uzagenzwa iyo uvuze umuntu amagambo 10 we bazakuvuga 100 ariko nugira umugisha jya urinda umutima wawe kuko ijambo ryatubwiye ngo ibihumanya ntago ari ibyo turya ntago ari ibyo tunywa ntago ari amazi adatetse twanyweye
reba ubugingo, igihumanije ubugingo bwawe ni ibiganiro bibi wirirwamo, ni ukwirwa unegurana wigize umucamanza ngo buriya yambaye gute, ngo se buriya ngo yagiye areba ngo modere zigezweho, ngo buriya se ngo ruriya rukweto, ngo buriya se ngo akantu kose ukakanegura ukakajonjora. Mu bintu bya mbere nabonye bimena amavuta, amagambo amena amavuta. Nushaka ubura umunyamwuka wawe uvuga indimi kuva kuri A kugera kuri Z, iyo wijanditse mu magambo ni handi ujya gusenga bikanga ugakorora, wajya kurimba uba wakamutse kubera ikintu cyitwa iki, amagambo. Muzarebe harya abaririmbyi baza hano, umucuranzi agashyiramo beat, hakabura n'umwe watangira chorus, hakabura n'umwe watangira indirimbo, ukavuga ngo bari abantu ntibarepese, bararepese, ariko bafite ikibazo cyo kutarinda umutima. Amagambo mazemo iminsi yaragukamuye ku buryo nta ni chorus yazamuka. Amagambo mazemo iminsi yaragukamuye ku buryo nta n'indirimbo wajya kuramya gute. Subwa ayo mavuta azajya kumanuka, abanze yuzure umutima wawe, asesekare mu bantu bari hano ryari. Rinda umutima wawe. Mu kazi dukora ugasanga mutaramiye ku muntu, ku cyumweru wabonye ukuntu byagenze, yarabyinnye ikanzu iracika, ugasanga ntiyafashijwe n'ijambo. Nuwamubaza ngo bigishije ngo iki, ntabyo azi, ariko ikanzu yacitse ya mama runaka, ngibi ibintu yatahanye. Yaracitse shahu, bamuzanira agatenge ngo akenyere, yewe we, ariko si ubundi buriya bagiye badodesha ibintu bibarekuye, ugatahira ibyo. Abandi birwa basebanya, uriya nuko umuntu agenda. Inshuti zanjye, kubera icyo abantu, ni iki gituma abantu bazi ngo umuntu wambaye neza n'uwabisambaniye? Ese Imana ntago yambika? Kubera iri ishyari riba mu bantu, wiyambarira agatenge gashyashya, ku cyumweru wazana kandi ngo yaragasambaniye. Ese Imana nticyambika abantu? Ngo ese ngo muri iyi minsi ngo wishe umuzungu, kuko mbona uri kwambara, ngo siko mbona ngo muri iyi minsi duteye ubwoba, kuri murambara cyane. Dore ikintu cyisha abarokore. Abarokore baza mu nsengero bameze nk'abantu baje muri défilé de mode. Uyu munsi nari nambaye gutya, ku cyumweru nzaza nambaye gutya, uyu munsi nari nahengekeye aha, ejo bundi nzahengekera aha. Mbese udushya. Intego yawe atari ukugira ngo ugaragare neza nk'umuntu w'Imana, ahubwo ari ukuvuga ngo mbemeze. Buriya muri Betelehemu nta mugore wandusha kwambara. Hari abantu bari mu irushanwa ryo kwambara. Hari ahantu nigeze kubibona, mama pasiteri yakwigurira umwenda, undi nawe agahita avuga ati uriya yaguze angahe? 30. Ngenda gurwa 50 kugira ngo mwereke ko nta naho duhuriye. Yakwigura agakweto k'ibihumbi 10, akajya mu mujyi kukabaza, nangahe? Ni 10. Ngenda gururwa 20. Mwemeze. None ugasanga ni bya bindi ijambo ry'Imana ryatubwiye, ibihumanya abantu, ubwibone. Cyane cyane nk'abamama, Imana iturengere, tugira umwuka w'ubwibone ku buryo wambara atari ukugira ngo wambare, kugira ngo wemeze abantu. Kandi ubundi umuntu akwiye kwambara kugira ngo ahishe ubwambure, si bundi siyo ntego yo kwambara. Ariko muri iyi minsi intego yo kwambara ni ukurushanwa. Turushanwe kwambara, turushanwe gusokoza neza, turushanwe gusiga neza inzara, turushanwe imodoka. Uziko nasanze n'abakire barushanwa imodoka. Umwe yagura iyi ngiyi, ngo hari indi yasohotse ngo reka nyigure, nta muntu urayigura mu rusengero rwacu. Mbemeze. Ibyo ngibyo nibyo Yesu yavuze ngo nibyo bihumanya abantu. Dusomere handi twari tugiye gusoma Matayo ibice 23 uhere kuri 25. Hera kuri 25, 23 nanone ugeze 28. Matayo ibice 23 23 haranditse ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye mu mategeko,
ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora na bya bindi nimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe mumimina umubu ariko ingamiya mukayimira bungure. Yego. 25. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyaryamu muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woza imbere y'igikombe n'imbehe inyuma yabyo habone kuba heza. 27. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa bigaragara inyuma ari byiza nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri mwe inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutse ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Mane guha umugisha. Muri Bibiliya yanyu handitsemo aya magambo cyangwa ni muyamuhize? Mwumvise hano bavuga ngo bafarisayo mwandyarya mwe ngo mumeze nk'ibituro bisize ingwa. Mwahumvise? Reka tuvuga kuri aka kantu. Yesu yarababwiye ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya muzabona ishyano kuko mutanga icya 10. Muri iyi minsi gutanga icya 10 byaratunaniye, ariko abangaba ngo batangaga n'icya 10 cy'imboga. Imboga zazindi zimeza hariya bakazanamo icya 10 mu rusengero. Urumva uko gukiranuka? Ariko nuko imigenzo gusa. Bakazana icya 10 cy'imboga, bakazana icya 10 cya buri kantu kose kinuzuye yewe bakakizana. Ariko gukiranuka ko mu mitima kwarabananiye. Buriya Yesu yavugaga ubutumwa ameze nk'umuntu udafite ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose kuko yabaga ari mu butware bw'Imana. Agatinyuka akabwira abagabo abafarisayo ngo babaga bambaye amategeko y'Imana imbere n'inyuma. Nuturuka imbere uyasome, nuturuka inyuma uyasome. Ariko ntibayakurikizaga. Imbere haranditse ngo ntukice, ntugasambane, ntukagire gute. N'inyuma wamuturuka inyuma ukabibona, ariko siko bayakurikizaga. Ahubwo bagakurikiza iyi migenzo gusa, gutanga icya 10 cy'imboga, gutanga buri kantu kose akazana mu rusengero, ariko ari umupagani wanyu. Yesu ngo abibonye baravuga ngo mw'abafarisayo mwe mwandyarya muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro bisize ingwa. Ninde wari wajya hariya Nyagatovu cyangwa ngo agire usororo ukimanuka ubona ari ibintu byiza, ahantu hari urwererane rw'ibintu ubona byera ari amakaro ari kumva. Ushobora no gukomeza wegera uvuga uti hariya ahantu ni heza. Ushobora no kwibwira ngo ni umudugudu w'inzu zubatse kijyambere. Abandi baravuga ngo ni iwabo wa twese, hariya ni iwabo wa twese. Kuri metero imwe na hafi ebyiri, imwe na gutyo hafi ebyiri. Buri muntu wese ajyamo akaryamamo hakamukwira. Waba uri umukire, waba uri umukene, waba ubyibushye, waba upima ibiro 100 baguha metero imwe kuri zingahe. Yesu arayitegereza ukuntu haba hasa neza hariya amakaro, bagereranya n'abo bafarisayo aravuga ngo namwe mumeze nka biriya bituro bya Nyagatovu, mumeze nka biriya bituro bya Rusororo, bigaragara neza bisa neza ariko imbere harimo iki? Si amagufa arimo. Bibaye bitari muri Bibiliya yawe wavuga ngo ndagututse, ndi umwere. Siko muri Bibiliya yawe havuze, ni Yesu wabivuze, sinjye mbivuze. Yarababwiye ngo mumeze nk'ibituro bisize ingwa kuko mugaragara neza mu maso y'abantu, ariko muri mwebwe imbere harimo ibintu bihumanya amagufa n'ibiki. Ntago ari uko yabonaga ko ari ibituro mu buryo bw'umwuka, uko bagaragara inyuma siko imbere bameze. Arongera atanga urundi rugero, arabwira ngo mw'abafarisayo mwe mwandyarya muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe. Mufata igikombe mukoza inyuma ariko imbere ntimwoze. Hahandi twasomye muri Mariko ngo bafataga n'amasafuriya n'ibiki byose bakoza inyuma ariko imbere ntiboze. Bishatse kuvuga iki? Dukunze kugaragara neza inyuma, ukambara kenda keza ukaza mu rusengero, ukambara umwenda mwiza ukaza muri korari, ukambara umwenda mwiza ukaza hano ku gatuti ukavuga, ariko muri wowe harimo ibintu biteye isoni. Yesu rero kuko adahishwa ubaza umutima wanjye uko umeze. Yesu kuko adahishwa azi umutima wawe waje gusenga uyu munsi.
ijisho ry'Imana rirahinguranya, rirenga umwenda wambaye rikareba n'imbere. Ni ibiki biri mu mutima wawe? Ni ibiki byahumanije ubugingo bwawe muri iyi minsi? Aho ni waba uri mu bantu barimo kuryarya, bindyarya, ukajya uryarya mwene so, ndagukunda rero buriya, noneho hari akandi kantu kateye ngo buriya ndakwemera, akageza akavuga buriya rero muhi, buriya ndakwemera, kandi mu mutima aravuga ngo ndakwemera, ko muri we ku munwa aravuga ndakwemera, mu mutima aravuga agatsindwa, buriya rero azi ngo ndamukunda. Ngibi ibintu biri mu bantu. Ngo ufite amavuta muri iyi minsi, kandi nkajya kanyarira cyangwa nkajya kizabonwa cyangwa nkajya mu bitare ngiye kuvuga ngo Mana, amavuta yamuvunye ndayazimije mu izina rya Yesu, muhizi ndamuzimije. Urazimya muhizi agiye kubona ari amavuta wari wabigizemo uruhare? Ngewe naratangaye. Uzi ko hari igihura n'abantu ntujye ubibona, hari abo muhura bazamuka abandi bamanuka bikoreye amabuye, wowe ukagira ngo ibuye yikoreye, twe tuzi ngo ni nk'ikibazo cy'abayikoreye, arimo abwira Imana ngo Mana nturu uyu mutwaro, kumbe ngo yazamukanye mama Mugisha, kumbe ngo yazamukanye mama Keriya, kumbe ngo yazamukanye runaka. Ariko wazamukanye ibyawe ko nabyo bitakoroheye, ariko kubera ububi buri mu bantu, nkafata itike yanjye hafi igera ku 5,000 nkazamuka kanyarira ngo ngiye kuzimya muhizi, nkazamuka n'ibibazo mfite ntibinyoroheye, ariko ngo ngiye kuzimya runaka. Ariko urazimya ibyo utacanye gute? uraka amavuta umuntu w'Imana utazi aho yayakuye. Noneho igitangaje, hari igihe umuntu ajya kuguhirikaho rwa rubuye ngo muvanye ku ntebe, n'ukuri reka nkubwire do, birwa bazihirika, umuntu agafata urubuye akarukura handi ku mpinga, akarurekura rukamanuka rukagera handi ku mazi, ngo niko manuye mama Mugisha, niko muhiritse. Ariko surampirika, uzi uko nayicayeho? Urajya guhirika umukozi w'Imana, Imana yamwiceje hari wirusha amaboko. Ariko kubera ububi buri mu bantu, umuntu ubukene afite bwonyine ntibumworoheye. Ni wa muntu urya rimwe ku munsi, ni wa muntu ukijya kugura ibishyimbo bya desi, aho yakabwiye Imana ngo imukure kuri ibyo biryo bibi, ngiye kuzimya runaka. Umva n'agatike, ibaze kuva hano ujya Gitarama ntihabuze nk'ibihumbi hafi bigera muri 4, washyiramo no kunywa amazi 5 bikageramo. Aho yakagenda nibura ngo aguremo akawunga cyangwa ibirayi agaburira abana, ngo agiye kuzibya umuntu, ngo agiye gucecekesha umuntu, ngo agiye kumwambura ijambo. Ngibyo ibintu biba mu mitima y'abantu. Noneho nakwigira hano nabwiriza Imana yanyihera amavuta, umva ngo ndajya kanyarira mu gitondo ndatega ngeyo. Ikintu nkundira Imana, umurimbyi yaririmbye ngo Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ntijya yumva amagambo. Umva ikintu nkundira Imana, ubyumve ndagushimiye, ntujya wumva amagambo. Imana ntijya yumva amagambo. Ubu njye uhagaze ahangaha ushobora kuba unzi ngo nduyu kubera amagambo. Umuntu arifata akagusebya akakwita umurozi utazi n'uburozi uko busa, wakwitambukira ngo kiriya ni ikirozi. Umva uzamvuga, ariko uzavuga ibirenze ibyo bamvuga. Tujya tuvuga ibi bintu ngo ni ubutumwa bw'ibikomere, ariko se mwagiye mureka tukabwiza abantu ukuri. Impamvu badashaka ko tubivuga, abantu barashaka ngo gifate, ngo fate igitangaza, ariko numubwira ngo Imana irashaka ko wihana ubwo bubi bwawe, ngo we kwigisha ku bantu, ngo ntimukavuga ku bantu. Subu ni tutavuga ku bantu tuzavuga izi ntebe ziri aha ngaha? None se ni tutavuga ku bantu tuzajya mu muhanda tuvuga imodoka? Ni tutavuga abantu se tuzabwiriza biriya biti? Kubera ko abantu badashaka gukosora ibintu aho byakosamye, uravuga ngo nguvuza abantu, ngo buriya ngo ari kuvuga runaka. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, nta kibazo mfitanye n'umuntu ku buryo naza kuvugira aha. Tunafitanye ikibazo twagikemura, ntago nafata mikrofone aho nakavuza iby'Imana impaye ngo nze gucyurira umuntu. Ntago urwo rwego ndarugeramo, nta matiko ayo ngayo. Ariko mujye mureka tuvuge ibintu mu mazina yabyo. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe ko nta muntu waza ngo ayinteranyeho ngo ibyumve, ngo buriya rero runaka ngo ameze gutya. Imana irirebera ntago yerekwa. Hari koresi baririmbye bagiye rimba ngo erega irareba ntiyerekwa. Imana irareba ntago yerekwa. Ntabwo uza kwibwira ngo buriya rero runaka ameze gutya, irabizi. Maze yaranavuze ngo n'imisatsi yo ku mutwe wacu irabaze,
wowe ntuzi n'umubare wayo, ni gute wajya kurebera Imana ngo buriya rero Mana ngo runaka ntumuzi, ngo buriya ngo ateye gutya ngo ateye gutya? Imana inzi kuruta uko wowe unzi. Ariko ikintu Imana ishaka, muvana ubwo bubi mu mitima yanyu. Aba bafarisayo ngo bozaga inyuma igikombe bakacyoza koko, bagakubana situruwaya byandi tujya dukoresha, bagashyiraho isabune bakoza, bamara koza bakazana agatambaro akayisuveseri bagahanagura, ariko bazi ko imbere harimo umwanda, imbere ntibakoreho. Ubana n'umuntu muri korari ukamubwira ati nyamara mwene da waretse aya magambo, waretse iki, ngo murantonetse murancumuje. Mbese abantu bagenda bafite ibintu by'ibikomere runaka, wakoraho ngo urancumuje ngo urantonetse, kandi nibura ntanavuze ati yemwe ndarwaye nimundangira umuti, ahubwo urantonetse. Ibi turi kuvuga turatoneka abantu, urantonetse, arantonetse buriya aramvuze. Oya, hari umuntu ujya wiyoberwa. Niba muri iyi minsi warateye n'umudayimoni w'amagambo, wowe ntubizi, uzi kugura pake ikarangira nta n'umuntu baje ngo mwene da ko ntaheruka kukubona ku rusengero wabaye amahoro, ntube wakora icyo kintu. Cyangwa ngo umubaze ati suri mu rugo nze ngusure, ntube wakora icyo kintu, ariko ukamuhamagara uri kumubwira ibindi bintu bidafite umumaro. Ngo burase wari ubizi ngo yanzu yabo bayiteje cyamunara, ngo yego ko Mana ngo ese nabo byababaho, ngo hehe koko nibahita bakubitana gutya. Abarokore, umurokore wishimira ikibi cyabaye kuri mugenzi we ni umurokore cyangwa ni umufarisayo? Umuntu unezezwa nuko mugenzi we bamutaye hanze, ngo maze ngo byose babitaye ku muhanda, ngo genda urebe ngo ibitanda niyo biri, ngo ibintu byose. Ibintu bibabaje wakabonye ukarira, ukanabwira bene se ati mwaritse tukegeranya udufaranga tukamukodeshereza akazu. Ntago ari yo ntego, ahubwo ni ukuvuga ngo noneho aho byabereye bibido izi telefone ahita agenda akabikamera, igitanda akagikamera, intebe, amasafuriya agahita yohereza kuri WhatsApp. Mwabibonye yasebye, yagaragaye, se buriya azongera kuvuga Imana? Ngibi bintu Imana ishaka ko dukura mu mitima, tubikure mu mitima. Nibyo bitumye tudatabarwa, nibyo bitumye tutabona Imana, tubivane mu mitima. Maze iminsi nibaza ikibazo, ndavuga ngo ariko kubera iki duhora tuza mu nzu y'Imana tukumva ijambo ry'Imana? Kuki nta bantu tubona bakizwa? Kuki nta bantu tubona bihana? Kuki nta bizera bashya tubona? Ikibazo ni ijambo ry'Imana tutavuga neza, cyangwa ikibazo nitwe turivuga, cyangwa ikibazo nabo turibwira? Nza gusanga hari ahantu Yesu yabwiye abafarisayo ngo muzabona ishyano muri indyarya, mwaragiye mu marembo mubuza abantu kwinjira, abashaka kwinjira mubabuza kwinjira, namwe ubwanyu ntimwaninjira ntimwanasohoka. Bivuze ngo twateje ambutiyaje. Kandi wajya kuri ugasanga bateje ambutiyaje ni bande? Ni ba bavuga butumwa, ni ba baririmbyi. Umupagani nazana zakizwa gute? Kandi abona waragiye mu muryango ukabamba, mbese ukabuza binjira kwinjira n'abasohoka, nawe ubwawe ntiwinjiye ntunasohotse. Mureke twisuzume. Ibi bintu ntago ariko bizahora. Ntago tuzahora duterana kuwa kane ngo no kuwa kane tuzagaruke Yesu azaza. Mwari muzi ko Yesu azaza? Ariko muri iyi minsi isi iraryoshye. Hari abantu babiririmbye ngo isi iraryoshye we, ngo reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye, ngo isi iraryoshye we. N'abadive bayiririmbye ngo reba abagore beza twirongoreye, urebe n'amazu meza twiyubakiye. Hari igihe uhagara ahantu ku musozi wareba amazu meza bazamuye ukavuga uti kabisa isi iraryoshye. Wajya mu mujyi kwa Ruhangura wareba abakobwa beza bahanyura, wagira ngo bariremye, ukavuga uti isi iraryoshye. Hari umuhungu uvuga uti genza akizwa aba bose batakibaho, nzakizwa nuko nta mukobwa mwiza ukiba ku isi. Ntago bibaho. Nubu maze hari abaraye bavutse nabo beza bateye neza, none se ubwo uzakizwa ryari? Nguza abagore beza we, ngo abagore b'inzobe ngo wamukozaho urutoki ngo rugatobora, ngo beza we, ngo nzakizwa batakiriho. Ubwo ni umugabo ucinye mu mugore we,
ngo batakiriho aba bagore nibwo nzakizwa. Bariho, bazanahoraho kugeza Yesu agarutse. Nubwo ubona isi iryoshye, ariko nubwo iryoshye inshuti yanjye, ntuzarebe umuntu isi yahindutse. Uzajya kwa muganga urebe umuntu uryamye, utamenya ko ari no mu gitanda, hariho n'ishuka ntumenye ko harimo umuntu, ukajya wumva akajwi gusa kavugira iyo mu ishuka. Arazira iki? Yari iyi si nayo iramurya. Yari iyi si nayo iramurya. Ngo tuzakizwa ngo inzoga zitakibaho. Hari umukozi w'Imana umwe yabivuze ngo hadutse Skol, ngo turakomeza turakizwa. Ngo haza za Mitsingi, ngo turakomeza turakizwa. Ngo bakazamura gake, ngo bakazamura, ngo tugakomeza tugakizwa. None we barazamura ngo ayiwe ngo ndaguye, ngo ayiwe ngo ndacumuye, ngo ndakomeretse. None se uko noneho basigaye bagenda nta n'akantu karimo imbere, akayaga kagenda gahuha umwenda. Noneho urajya he? Urajya he? Noneho urajya he? Hari utwenda tw'imbere batacyambara twabuze isoko, tutakigurwa. Umuntu w'umubyeyi yanyura muri uriya muryango agahita umubona wese, ngo isi iraryoshye, ngo nibyo bigezweho. Urajya he? Ko bagiye kujya bakunyuraho uko bavutse, urajya he? Mumbabarire ntago ndimo kubasetsa. Isi iraryoshye nibyo, ariko nubwo iryoshye iranarura. Imana yo mu ijuru turengere, ntago ari ukubasetsa pe. Iri jambo muryumve, muriha agaciro, muvane mu mitima yanyu ibintu bihumanye. Mureke kuvuga ngo nuko ngo mwariye mudakarabye, ngo nuko ngo mutasenze, nuko mutirije ubusa. Oya, ikibazo kiri mu mitima. Ubugome, uzi ubugome buri mu mitima y'abantu, kandi bavuga ngo barasenga. Dore uzarebe, hari ahantu hamwe ejo twari batubwira ngo mu bantu 8 harimo abantu 3 nibura babi, nibura 3 ni abasambanyi, 2 ni abarozi, undi umwe ni umujura. Mbese mu bantu 8 hagenda harimo abantu runaka babi. Umwiza ushaka gusanga ari umwe. Mwaretse tukagerageza nibura muri abo bakeya baboneka beza, ukabamo nanjye nkabamo, ko byatugirira umumaro n'Imana bikayinezeza. Noneho ndibaza, ugasanga mu rusengero nk'uko nguko turi hano, ugasanga harimo abantu bangana. Genda uvuga ngo haciye yahacisha umuriro, kandi ugasanga bari kumwe mu rusengero. Pastor yavuga ngo bwira mugenzi wawe, agahita afata telefone akareba muri telefone, kagira ngo nta nubwo abyumvise. Nagiye gusenga muri Katolike kuwa gatandatu washize, hari ubukwe. Numva padiri yavuze ngo duhana amahoro ya Nyagasani. Nza gusanga icyo cyorezo ntaho kitaba. Hari aho bavuga ngo duhana amahoro ya Nyagasani. Wamaze kumenya ko wicanye n'umuntu utemera, gwe tuvuga ngo reka mbe ngiye kuri toilette. Padiri aza kubivuga ntahari, aho kugira ngo mpana amahoro na runaka. Byakumarira iki iyo uba waretse no kuza mu rusengero? Niba nta gahunda yo guhinduka ufite, jya wigumira mu rugo. Kuko hari ahantu nasomye aravuga ngo abamenye byinshi bazabazwa. Ubu nawe uzabibazwa. Ibi ngibi uzabibazwa nudakura ibizira mu mutima wawe. Imana izavuga ngo ku itariki iyi hari umuntu witwa gutya wabivuze muri Betelehemu. Kuki utakuye ibizira mu mutima wawe? Uzavuga ngo narabyibagiwe. Bizaza imbere yawe. Uvana ubwo bugome mu mutima wawe. Mukicana n'umuntu, umudiyakoni n'abadiyakoni ni abana beza, ntago baba bazi ibyo mupfa mwebwe. Akaza agafata mama Claudine yazindutse, noneho Chantal aje yakererewe yihuta, umudiyakoni aramuzanya mwicaje iruhande rwa mama Claudine, kandi muri quartier birirwa barwana. Bapfiki waramvuze, wantwariye umugabo, byagenze gutya. Yamara gusenga avuze ngo mwami Yesu, yareba akabona yicanye na Claudine, mu izina rya Yesu bazimu bake. Agasohoka nk'ugiye kwitaba telefone, yagaruka ntagaruka aha, agahita ajya hari inyuma. Subwo uzimuka kugeza ryari? Ahubwo nkugira inama, kemura ikibazo ufitanye na Claudine.
none si imbere y'Imana uzakomeza wimura ibyicaro kugeza rya. Yesu yavuze ngo mw'abafarisayo mwe muzabona ishyano kuko muri indyarya, mwoza inyuma y'igikombe ariko imbere mukahareka, maze munyemerere uyu munsi twoza imbere. Haleluya! Munyemerere twoza imbere y'igikombe, inyuma hahita hasa neza, ni ibintu bita byikora. Ariko ikibazo twoza inyuma ariko imbere ntihahite hasa neza, ariko iyo wogeje imbere n'inyuma hahita haba heza. Ndifuriza umuririmbyi kuzajya uza hano kuririmba wabanje koza imbere mu gikombe imbere, aho kugira ngo woze inyuma. Dokoza inyuma n'iki se? Ni ibintu ababwiye ukuntu tuza dusa neza, twahengetse gutya, abandi twahengetse gutya, mbese twambaye neza, tuba twogeje inyuma. Ariko Imana ireba mu mutima, irareba igasanga bagira ngo ni rusororo. Mbese Imana ireba umutima ikabona bagira ngo ni rusororo, kandi nta kutari wagize, wari wagerageje kwirimbisha. Yesu atanga urugero ku gikombe, atanga urugero no ku gituro. Arangije hari ahantu yavuze ngo nimutagira gukiranuka kuruta uko abafarisayo ntago muzajya mu ijuru. Reka tuhasome, dusomere Matayo ibice 5 umurongo wa 20. Nawe urebe muri Bibiliya yawe ko ariko byanditse, kugira ngo utazavuga ngo buriya ni ya mama Mugisha yasomye ntago iyanjye birimo. Reba no mu yawe, nusanga bitarimo uzamura urutoki. Matayo 5:20 aranditse ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ntimuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ako kantu murakumvise? Nimudakiranuka kurusha abafarisayo. Bamwe batanga icya 10 bakageza no ku cya 10 cy'imboga. Hari n'abanumvise ngo batanga icya 10 cy'imbavu, akajya ngo akabyinango ari gutanga icya 10 cy'imbavu. Ntago icya 10 cy'imbavu Imana ikitayeho, irashaka icya 10 cy'umutima wawe. Nimudakiranuka rero ngo murenze uko gukiranuka kw'inyuma kugaragara inyuma, ntago muzajya mu ijuru, ntago byakunda. Dore ikibazo dufite. Aka kantu nakibajijeho ndi mu muhanda ngenda. Hari umuntu umwe yavuze ngo iyo ari muri dushe arimo koga ngo nibwo yumva umwuka wera amanura ibintu. Sibyo ra? Hari uwo bimanuka ari muri dushe, hari uwo bimanuka ari magenda, hari uwo bimanuka aryamye, biterwa. Hari ukuntu Imana iganiriza umuntu. Ngiye muri aka kantu ngiye kukubwira, Imana yakanganije ngeze hano hirya ndimo nza, numva Imana irambwiye ngo abantu barimo kwiga ahantu batazabazwa. Muranyumvise? Abantu barimo kwiga isomo batazabazwa, barimo kwiga ahantu batazababaza. Nibuka kera ndi umunyeshuri, hari igihe twajyaga twiga, noneho profeseri wacu akatubwira ati muziga kuri shapitiri niyi niho nzababaza. Icyo gihe kuko yabivuze akubaza handi yakubwiye kwiga. Noneho ikibazo abarokore b'iki gihe bafite, turimo gutinzwa n'ibintu Imana itazatubaza. Ntago Imana izakubaza ngo se ngo wirije ubusa kangahe, ntizakubaza ngo se ngo buri wa kane wajyaga mu rusengero, ntizakubaza ngo wambaraga ibireshya gute, ntizakubaza ngo wanywaga iki, ntizakubaza ngo waryaga iki, izakubaza ngo umutima wawe wari umeze gute. Izakubaza kuki wanganaga kandi uba mu rusengero udahinduka, kuki wari indyarya ukanga kubireka kandi buri munsi abakozi b'Imana babikubwira, kuki wanze kubireka. Izakubaza ngo kubera iki wabaye umunyamagambo wiri gusebanya, kuki utabiretse. Ngibi ibintu Imana izakubaza, ibindi uri kwiga ntawe uzabikubaza. Imana itugirire neza. Naho ibi twibwira ngo niko gakiza, ngo kwambara birebire ngo niko gakiza, ngo ninzakagendana n'ibindi abantu bihangiye, ntago ariko gakiza. Umutima wawe utunganiye Imana. Uzi ko hari umukobwa wambara ibigera n'inzara zitagaragara, nimugoroba akajya gutega. Uzi ko hari umuntu urara aroga mu gitondo agahungura Bibiliya akaza mu rusengero. None se ubwo urumva ibyo tureba inyuma bihuriye he n'ibiri mu mitima y'abantu? Ariko Imana ireba mu mutima, ntago imeze nk'abantu. Ngiye wanyishushanyaho ugatega agatambaro ukambara birebire ukajya ugenda ureba hasi ngo udacumura. Hari abantu bagenda bareba hasi ngo badacumura.
ntagira uwo nibazaho, ngo ntagira uwo mvuga, ngo ntagira uwo ncira urubanza, akajya agenda areba hasi. Ntago amaso yawe ari cyo kibazo, n'intekerezo zawe. Ntago uhumanywa n'ibyo wariye, ntuhumanywa n'ibyo warebye, bambe ibyo wanyweye cyangwa ibiki, ntuhumanywa n'umwenda wambaye. Abandi umuntu akinjira mu rusengero, umva mbabwire, mureke dukizwe turenge imigenzo. Umuntu akinjira mu rusengero yambariye ipantaro, ngo kwa jina la Yesu, ngo mu izina rya Yesu. Umva ntiyongere gufashwa ngo ari gutokesha ipantaro. Si ipantaro yitokesha, ipantaro ari gutwaye iki? Ngo abazimubashye, ngo abadayimoni, ngo mukinga twirukana abadayimoni, ngo twatewe. Ipantaro yabateye. Kandi we yirengagije ibiri mu mutima we, ubugome, gusebanya, kubeshya, uburozi, ari ubutamikano n'ubwo kuvuga. Burya uburozi buratandukanye, hari ubutamikano, hari ubwo kuvuga, hari iki. Ngo ari gutokesha ipantaro, ngo amaherena, ngo kwa jina la Yesu, ngo mu izina rya Yesu, ngo twatewe n'abadayimoni b'ubwibone. Ariko mwabaye mute koko? Mwabaye mute? Ndimo kubabwira ngo muri kwiga ahantu mutazabazwa. Ntago Imana izakubaza ngo ipantaro, ntago Imana izakubaza ngo ibisuko, ntago Imana izakubaza ngo amaherena. No, Imana izakubaza umutima wawe wari umeze gute. Mushyire hasi agapira, mwirwa mukererwa, ngo reba uriya ukuntu ameze, ngo reba uriya ukuntu yambaye, ngo niba byarakureneye gukizwa bambaye bigufi birakureba. Ngiye cyo nagusaba, saba Imana iguha imbaraga, ube mwisi umeze nk'utayirimo. Njye nkunda kubibwira abantu, njyewe iyo naje gusenga mba ndi njyenyine. Ntago njye ndeba ngo iruhande rwanjye ko bataje, ngo runaka ko ataje. Menya ibyanjye. Ariko wowe akarebye ibyawe, ngo dore menshi, ngo mu izina rya Yesu, ngo dore bambaye amaherena, yewe ngo dore bambaye amapantaro, ngo dore mini zirahari. Maze abaje mu rusengero babagejeje aha, uzajye kwa Rubangura urebe. Niba ari ibyo uzasenga Imana igukure mu isi. Uzasenga isengesho ryo kuva mu isi, kuko mu isi birahari. Ariko reka mbabwira abarokore, nimureke kwiga ahantu batazababaza. Niba twaragize amahirwe Imana ikatubwira ngo ibyo nkunda ni ibi, mwarebye ahangaha mukareka kureba imisatsi, mukareka kureba amaherena, mukareka kureba ipantaro. Aho si ipantaro itwaye iki? Ibagize ite? Mu gusoza, ntago navuga byinshi ngo nibwo mwumva na Yesu yarinze agenda abantu bataremera, batarumva. Yaravuze ngo ibisigaye namwe muzabivuge, bamuhizi bande n'abandi muzabivuge namwe. Arigendera. Yarabizi ko abantu ari babi, ariko ugiriwe umugisha Imana ikakugaya, jya wemera ukosore. Niyo mpamvu uyu muririmbyi yaririmbye ngo ngerageza uko nshobora kwibuza inamba mbi z'ibyaha, ngo ariko njya mbyibonamo, ngo jya umboneza. Umuhanga umwe yaravuze ngo ntago wabuza inyoni kuguruka hejuru yawe, kunyura hejuru y'umutwe wawe. Ntago wazibuza. Ntago wazibuza. Akuzirinde ko zarika ibyari ku mutwe wawe. Icyo ngicyo ari cyo uzarwana nacyo. Akuzazireke ziguruke zigende. Ndasoje, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mbasabe iki kintu. Niba wagiriwe umugisha wo kuza mu nzu y'Imana, jya ugira ibintu utunganya, ntugataha uko waje. Ubuse koko bwa bugome bwawe uri bubutahane wumvise iri jambo? Bwa buryarya bwawe uri bubutahane wumvise iri jambo? N'utundi tuntu twatugambo, uzamvuga amagambo abiri we bakuvuga 10, uzansebya gutya nawe bazaguse. Burya dore reka mbabwire Imana, Imana iteye ubwoba. Ijambo ryavuze ngo ko wagenje ni kuzagenzwa. Uyu munsi urimo kugenda usebya mugenzi wawe. Hari abantu batazi kurwanisha umubiri. Kera tutarakizwa umugore yarakuvugaga nawe ukamuvuga, kujye korokana abagore hari abararwanye ngo bapfuye iki, ngo yaramvuze. Ariko mu rusengero iyo bakuvuze uraza ukabwira Imana ngo Mana ntabara, ikigeragezo cy'amagambo kiranduhije, numva ndushye. Imana igatabara. Uzi Imana itabaye, wa wundi wakuvuze baramuvuga, n'injereri zikavuga mu matwi, baramuvuga kamera nk'umusazi, kubera ko Imana irahora.
uyu munsi ushaka kugendana urubwa ngo uri umurozi. Icecekere. Hari umuntu bareba isura ye gusa bakamwanga ngo kiriya ni ikirozi kubera isura yawe gusa. Isura, hari icyangiro kiba ku muntu, umuntu wese akamufataho ijambo. Ihangane, we gusa rinda umutima wawe, ntibazakuvuge ngo nawe uvuge, ntibazagusebye ngo nawe usebanye. Uzicecekere. Hari Imana ireba mu mutima. Imana ni umucamanza utarya ruswa. Imana ntigirya ruswa, nta n'ikimenyane ikoresha ngo ubwo ngo ari runaka ubivuze ngo reka mbyemere. Oya, Imana nababwiye ngo irareba ntiyerekwa. Ngiye kubasaba umuntu wumva ko hari icyo ashaka kwikiranuraho n'Imana. Hari akandi kantu k'umufarisayo. Abafarisayo, Imana itubabarire ntituzabe nk'abafarisayo. Ngo ni umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Umufarisayo ngo yagiye imbere y'Imana arasenga ngo Mana ndagushimye ngo ko ntameze nk'uyu mukoresha w'ikoro, ngo ngiye senga 2 mu cyumweru ntanga 10. Arivuga neza ko aritaka. Wa mukoresha w'ikoro agiye gusenga aravuga ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha, nta nubwo nkwiye no guhangara kureba mu ijuru. Dore ikintu Imana ishaka, irashaka abantu bafite imitima iciye bugufi. Nawe vuga nk'uyu mukoresha w'ikoro uvuga ngo Mana ndi umunyabyaha, nta nubwo nari nkwiye no guhangara kuvuga izina ryawe, ndi umunyaminwa yanduye, ariko mbabarira. Ariko reka kuvuga ndi umuririmbyi niyiriza 3 mu cyumweru, buri genza ni 10 cyuzuye. Hari n'abatanga ikirenze. Ntabwo ibyo bikanga Imana. Umutima wawe umeze gute? Ngiye gusaba muhaguruke, umuntu wumva ko iri jambo ryamukozeho, umuntu wumva ushaka kwiyuzuza n'Imana, umuntu wumva ko yatsinzwe naryo, ahaguruke. Sabe mama pasiteri adusengere, adusabire Imana imbabazi. Biragatsindwa ko uko waba waje umeze ariko waza gutaha. Kandi ibi bintu wabyumvise, ushaka gutaha wagera hariya ibyawe bikarangira. Hari abantu bibwira ngo Yesu ngo aratinze, ariko nubwo yatinda urupfu rwo ntirutinze. Tugomba gutunganya ubugingo bwacu, uve mu matiku, uve mu nzangano, uve mu magambo adashinga, uve mu bintu bidafite umumaro, ahubwo ushaka Imana. Imana ibaha umugisha. Niba hari uwo wumva ko akenewe ko yafashwa mu gusengerwa, namusaba agahaguruka. Niba kandi ntawe, turasenga. Ntago turi bukuririmbire kugira ngo uhaguruke, ni inyungu zawe guhaguruka. Ntago ari kugira ngo uhaguruke ngo nishime, uhaguruke kugira ngo Imana yishime. Imana ibaha umugisha.